Muraho neza nshuti z'umusaraba. Turashize. Hako se buri bavuze ngo nshuti z'umusaraba reka mansuza abantu kwanza mute ngo iki kibazo. Muraho neza guys, twizere ko mumeze neza, twongeye kubaha ikaze ku muryango mugari wacu wa 10 to 10 TV. Tumaze kugira umuryango mugari n'abandi mukomeze muze twubake societe nini. Yego. Tubahaye ikaze. Iyo umuntu avuze ngo inshuti z'umusaraba abamininzi kiburiye. Ngo ni inshuti zabemeye kuyoborwa na Yesu. Abemera Yesu. Se wagiye ku musaraba se? None se ubwo umusaraba umininga Yesu? None iyo bavuze umusaraba twumva iki? Ibyago nyine ni ibibazo ariko ni inzira y'umusaraba nyine Yesu yanyuzemo. Ni inshuti ze Yesu mumbabare sibyo nari nishatse kuvuga pe. Ariko inshuti nziza uyibona n'ubundi mu bibazo. Umuntu aje akakubwira ngo inshuti y'umusaraba. Yaba akubwiye neza cyangwa waba uri inshuti magara. Uvuga ngo umusaraba ni wowe rero. Ubundi inshuti nyanshuti uyibonera mu bibazo. Ubwo ni inshuti y'ibibazo muri make. Nese oya. Ukunda ibibazo n'umuntu ukunda ibibazo. Oya kuko mu byiza biroroshye ko umuntu yakubera inshuti. Mu bibazo biragoye ko umuntu yakubera inshuti. Nayo mpamvu nyine ubwo mu bibazo nibwo tubonamo inshuti. Ubu ntureba tumeze neza. Inshuti ni Yesu. Inshuti ni Yesu. Nyine ni Yesu wagiye ku musaraba. Nawe nuko yagiye mu bibazo. Akuzwe abantu akonze abaza abapasiteri. Ni Yesu. Abapasiteri bakunda kuvuga ngo inshuti z'umusaraba. Sibyo abantu nyine abemeramana, abo twita abemeramana bakunda kuvuga ngo inshuti z'umusaraba. No hari twige muri church yacu. Aho nyine nakuze nsengera. Hari serire amaserire suyaze amaserire ama groupe nyine abantu basenga hari nyine buri serire ikabifite izina ryayo. Wenda abantu batuye muri quartier wenda ni serire Victory indi yenda hari na serire yitwa inshuti z'umusaraba. Buri abagiye inshuti z'umusaraba ngiye uko mbyumva ariko uko mbyumva ngendeye nyine ko umusaraba turabizi ko umusaraba uwawugiyeho ni Yesu wagiye ku musaraba. Ubwo inshuti z'umusaraba ni inshuti zemera umusaraba na Yesu wawugiyeho. Ni inshuti nyine zemera umusaraba. Urugendo rw'uwo musaraba ubwo ugomba kuba uwuzi. Inshuti z'umusaraba ndiye gusesengura ibintu ntazi. Ngiye ariko ni mu ruhande rwanjye. Ni ikibazo ndi kwibaza abantu babizi bazadusobanurira. Inshuti za Yesu. Ndumva namwe ndi kubaza shamuri batoye mu gakiza pe. Nari mbonye abo mba. Ayishu ariko vane undusha kumenya iby'agakiza. Oya apana mu mutima. Undusha kumenya nyine iby'agakiza. Yego. Urabindusha. Dutange nuza ama verse muri Bibiliya turebe umuntu uzi menshi kurusha. Bongewe. Gukizwa niki? No gukira nyine ibyo urwaye. No gukira ibyo ufite. Inshinga gukizwa bituruka kuri inshinga. Gukira. Wakijijwe iki? Reka ngusobanurire. Wakijijwe ibyaha. Ubwo ni baba Kristo bavuga ngo Yesu yadukijije ibyaha. Manda yarangiye kansubize. Reka tujye dukomeza twiga. Reka nsubize. Iyo umuntu avuze ngo narakijijwe nuvuga ngo navuye mu byo nari ndimo. Byari bimbas donc byari bingose nari ndwaye muri make. Sugukira se? Ndakizwa nabivuyemo nyine ubu noneho nabaye umwere. Nose sugukira nyine ibyo urwaye. Ahubwo umwere kuri isabaho. Umwera kuri isabaho. Oya nugukira ibyo urwaye ntago gukira byari bikubaza. Ibyo urwaye. Ushaka kuba urwaye. Ntago. Nugukira. Wartubaje ngo umukristo. Umukizwa. Iyo wakijijwe byaga byakunda sibyo? Ubu uri umukristo. Oya ndabyibutse. Iyo wakijijwe nukuvuga ngo ubuvuze wagukijije ntago wakize warakijijwe. Ntago wakize gukira ni nko gukira indwara gukira ikintu wari urwaye akuvuga ngo iyo uvuze ngo narakijijwe kukumva ndivuze ngo narakijijwe nuvuga ngo hari umuntu
wagukijije wankijije ari we Yesu twemera twebwe wenda n'abemera undi simbizi ko twemera Yesu ndumva nanjye ibintu Vanessa avuze ari byo yaradukijije turakizwa sibyo exactly nk'umwami n'umukiza kwakira Yesu yagukijije muri rusange yagukijije ibyaha yagukijije ibintu byose ubukijijwe kubimenya gusa iyo ubyemera iyo wemera ko ibyo bintu iyo ubimenya ko yagukijije ukanabyizera ibyo ngibyo niho uba warakijijwe nawe ubukijijwe obe usibye ibintu wabikuye ko nzi ko ibyo bintu nari nzi ngo nawe warakijijwe se nari ushaka kuba uri kuvuga ibintu utemera shangiye ntinye abantu nta muntu nzongera kuvuga ngo uyu ntakijijwe yarakijijwe turakijijwe nuko tutabirata turakijijwe ngendeye ku muntu uduhaye icyo kibazo ntabwo nzongera gutunga urutoki umuntu tu abantu bose nzajya mbareba bamenye yuko bishoboka ahubwo hari ibintu ariko ndaba ngiye kwinjira mu bintu birebire kandi ndeke kubyinjiramo nangiye kuvuga ku bijyanye n'imyemerere ya gikristo abakristo ntabwo twese twemera kimwe ni ukuvuga ngo iyo ugiye gusenga Darle iyo ugiye gusenga uhera kuki donc umuntu iyo agiye gusenga mpera kuki nyine nsenga uhera kuki usenga ugakurikizaho icyo ugasoreza kuki iyo ngiye gusenga ikintu mperaho mbanza donc kwiyeza kwiyeza none se uri umukizwa warakijijwe wowe urakijijwe none se niba warakijijwe uba ugiye kongera kwiyeza mu biki kandi warakijijwe Yesu yarakubambiwe kandi ubu ubwawe wabisobanuye mpita mbishima urangije kubisobanura ndimo ndakubaza ko gukizwa atari ugukira ibyo urwaye nk'uko nari nabivuze sibyo uhise unsobanurira ntahanye isomo ni ukuvuga ngo iyo nuvuga ngo niba wowe ugenda ukajya kwihana imbere yo gusenga ukaba ugiye kugira nuvuga ngo Yesu ubwo nta kintu yakoze ku musaraba oya yaba yaragikoze none se icyo yakoze kigira garanti urangije gusobanura gute se ko gukizwa ari iki ari ukwemera ko Yesu yagupfiriye ku musaraba kugira ngo ukizwe wezwe kwemera ibyo yakoze kwemera urugendo rw'iwe rw'uwo musaraba donc kubyemera ukabyizera niko gukizwa ariko ntabwo ari ugukizwa ibyaha ngo uhore ukora no se Yesu yadukijije iki yadukijije ibyaha byacu sibyo se ntabwo tuzongera noneho gukora ibyaha kuba yarabidukijije bisobanuye ko nta cyaha umuntu azongera uburyo umuntu aremwe uburyo turemwe turemwe mu cyaha deje yari ukuntu ndi kubyumva kandi kumva bitandukanye n'uko uri kubyumva kandi ntabwo ntabwo njye nashobora kubisobanura nk'ukuntu ndi kubyumva bisobanurire uko ubyumva ko tubyihorera bisobanura uko ubyumva wenda nshobora nk'uko wavuze ko ariya nkagatahana sibyo ushobora kuvuga n'akandi naza kuyobya abantu ko ndumva nari tayari kubisobanura ukuntu ndi kubyumva nyine ubwo ibyo bintu Vanessa adashaka kuvuga oya ntabwo ariko nashaka kubivuga ahubwo ndi kumva ntashaka kubisobanura neza ushaka kwibeshya nshaka kugiramo nk'ukuntu nibeshyamo simbisobanure neza ugasanga ngoretse ibintu by'Imana mpera kuki nasuko nawe yahise ansubiza ngewe kuri jyewe nanjye nari mvuze ni abakristu b'iyi minsi dufite ukuntu nyine dufite nka formule yo gusenga imyemerere yacu nk'abakristu abakristu abemeramana none se nk'abakatolike iyo bagiye gusenga ntabwo basenga ibibari ku mutima ntabwo bahera ku bibari ku mutima bafite nyine formule yabo batangira n'abayisilamu nuko izina ryubawe something you know cyangwa ndakuramutsa Mariya you know erega buri dini ryose niko bigenda abakristu b'abarokore reka mvuge ko ari bonzi nabo iyo bagiye gusenga benshi batangira niyo mugiye gusengana n'abantu baravuga ngo niyo mugiye gusengana n'abantu kwa kundi nyine muri groupe runaka you know baravuga ati dutangire twiyeze twihane iyo si formule se cyane dutangire twihane dusenge cyangwa se dutangire dushima Imana ibyo yadukoreye cyangwa se dutangire you know ariko ibintu bitagira umurongo ngenderwaho nta kintu kiba kirimo
nta organisation ibirimo ubujagaraye mu bintu by'Imana ntabwo ariyo tugomba kugira akajagari sasa kandi hariho abapasiteri bacu hari abadukuriye mu magroupe runaka baba bagomba nyine kutudirectinga mu buryo tugomba kwitwaramo anyways Darlene ko numva nono ndacyakomeza nzakubaza uzaze mu binkize pe kuko nzakubaza gusa iyo ngiye kukubaza mba ndi no kubaza abantu badukurikiye nawe iyo ugiye gusubiza urabavugira hari ikintu ushobora kugira ibanga muri wowe bibaho ku buryo iryo banga aba ari wowe urizi wenyine ibanga n'ubundi ni ikintu ugomba iyo ryavuzwe ntago riba ari ibanga reka kubyita ibanga ushobora kugira ikintu uzi ko uzi wenyine udashobora kubwira undi muntu kimwe se nk'igiki yego ko kandi nyivuze none n'abanyishize hanze umva kandi urumva ibintu Vanessa agiye kunkorera uzi impamvu mbibonamo harimo aga confusion ukuntu ibintu biba kuri iyi si kenshi usanga niba wenda njyewe mfite wenda tuvuge ikintu nakoze ntago wenda nshobora reka nkwereke tutajye mu bintu byinshi ukuntu ibyo bintu binashoboka cyane kugira ikintu we wenyine ukipinga mu mutima wawe rero nk'ubu ngubu ugewe nyine turahorana cyane duhora cyane ushobora kumbonamo nk'aga faiblesse gato kandi kabi kandi ikintu kibi sibyo ntabwo ari byiza bigira uburyo bwinshi kugira ngo umuntu aze kucyakira mu matwi ye donc hari ukuntu nyine udashobora kwisanzura kumbwira nk'icyo kintu sibyo mu buryo bwo kurinda imibanire yanjye nawe rwose urugero ruto ukaba ntabwo ari ibanga so wambwiye ko atari ibanga ari ikintu ushobora kuba ubitse muri wowe ari wowe wenyine donc reka turyite ibanga kugira ngo bisobanuke ushobora kugira ibanga ryawe ku mutima wawe uziho wenyine yego ubusa hari umuntu wese sinzi njye n'umugabo watazi umugabo wanjye cyane niwe wa mbere utabimenya ahubwo oya naho cyane ushobora kugira ibanga rwose ryawe wenyine nta wundi muntu ukeneye ko arimenya uretse ko n'ikintu wavuze ntabwo kiba kiri ibanga ntabwo aba ari ibanga iryo ngiryo ndetse nje nkakubitsa ibanga ntabwo riba ari ibanga ntabwo oya baravuga ngo ibanga ni irya babiri iyo rije mu wa gatatu ntabwo riba rikiri ibanga njyewe ibanga ni ibanga ikintu cyabaye ibanga sibyo ni icy'umuntu umwe ibanga ni iry'umuntu umwe kuri jyewe ubwo niba ari ibintu ushobora kukubwira ntabwo aba ari ibanga oya ntabwo aba ari ibanga ari irya babiri ni ukuvuga ngo nkanjye ni urugero haba hari nk'ibanga tuziranyeho njye nawe sibyo ubwo ibanga ni iry'umuntu umwe ibanga ni irya babiri niko bavuga ntabwo iryo ari ibanga oya akuse mwe yarangurishije urajya gushyigikira mu mafuti oya ntabwo ari ukunshyigikira mu mafuti ariko ibanga ni irya babiri ibanga si ubwo ryabaye irya babiri ryaba rikiri ibanga ntabwo riba rikiri ibanga ntabwo akaryibikamo kubyimba kandi ibi byo kubyimbuzanye ubwo Vanilla abika amabanga njyewe oya njyewe nemera ko umuntu ashobora kumbitsa ibanga wowe waribitse umuntu ukizera ko aribitse yego iryo ntabwo ari ibanga bameze nk'abasazi guteze ngo ibanga mani ibanga bisobanuye iki se ibanga bisobanuye iki oya njyewe ni ukuvuga ngo njyewe mfite igikorwa ninyikubwira nshobora kuba nkubikije ibanga ariko ngiye mu gihe nkigifite njye nyine ntabwo ari ibanga ahubwo icyo kintu tuvuge ko kitabaho ntigihari ntikirabaho ubwo iyo wakivuze ntabwo biba bikiri ibanga ubundi ibanga ni ikintu uba ugomba kugumana uri umwe iyo wakivuze ubwo ni ikintu wenda uba uvuga ati nta n'undi muntu wakimenya niryo banga reka nkwereke reka mbasobanurire ibanga icyo ari cyo ni ukuvuga ngo tuvuge nko mu mafilime tujya tureba sibyo ugasanga nk'umuntu aho twe kuvuga amafilime
tuvuge nka bino byo gupimisha DNA bajya bavuga ngo nyina w'umwana niwe wenyine umenya se w'umwana. Iryo si ibanga uko no guhisha. Oya iryo ni ibanga. No guhisha. Nukuvuga ngo nyina w'umwana aramutse apfuye nago twamenya se w'umwana. Iryo si ibanga. Iryo banga se barizi wenyine. Mani ibanga se w'umwana ntabwo ari ibanga no guhisha. Uwo babikoranye. Ibyo nta nubwo ari ibanga no guhisha. Nibanga. No guhisha bisanzwe nkuko naguhisha ikindi kintu no guhisha. Ahubwo nge nawe dushaka guhisha ikintu. Oya ntabwo ari ibanga. Guhisha biratandukanye. Nibanga kuko ibanga ngewe nagize action. Sibyo? Nagize action. Ariko iyo action ahantu nayikoreye cyangwa se umuntu twayikoranye ushaka ko ari njye wayikoze ngenyine bibaho. Sibyo? Ariko rijye kwitwa ibanga iyo nkoze ikintu ntumva ntifuza ko hari abandi bantu bakimenya nkagira umuntu nkibitsa nibwo gitwa ibanga. Ego ariko icyo nshaka gusobanura ngaha ni iki ngikivane ni uvuga ngo guhisha ibanga rero wowe mbikije icyo kintu wowe umbikiye ibanga ariko ngewe ngifite ngenyine ntabwo byaba ari ibanga. Ntabwo ari ibanga igikorwa nyewe mfite ntabwo ari ibanga ahubwo ikintu nshaka gusobanura aha ngaha ikintu cyose hari ibintu bimwe na bimwe iyo bikabije bigira indi nyito. Guhisha mu buryo bukabije byitwa ibanga ariko guhisha bisanzwe ntabwo ari ibanga. Ni ibanga icyo ngicyo. Ako mushobora kuba mufite amabanga menshi. Ukuntu muhagaze ku mabanga yanyu. Ubwo nta banga ugira. Ngewe ikintu cyose nzi ushobora kuba narakibwiye n'undi muntu cyangwa nge naragikoze hari undi muntu cyangwa naragikoranye n'undi muntu cyangwa mfite undi muntu nakibwiye. Ayo niyo mabanga mfite. Nta banga ugira. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu uvuga ngo nshaka kuba nzi ikintu ntakibwira Darlene inshuti yanjye ariko wenda nkaba nakibwira wowe. Njye si ibanga. Nta banga ririmo. Ko numva ntacyo se. Nta banga ugira nyine. Ibaze ko nta banga ugira mane. Ibaze ko nta banga ugira. Ntaryo pe shansi ikintu numva naba nzi ngenyine. Nuvuga ngo n'ikintu ese ubundi ibanga buri gihe riba ari ikosa. Oya rishobora kuba ari n'ikintu cyiza. Ibaza none ikintu utabwira umugabo wawe. Ni ukuvuga ngo ibanga ni ikintu kibi rero. Ari ikintu wahisha umugabo wawe Vane? Umugabo wanjye banza ntacyo. Kandi yabeshya kandi koko hari ibintu atavuga. Reka numve. Gusa Vanilla sinzi ndumva ntaryo. Nekereje neza. Ahubwo Vanilla ari kwijijisha. Riba rihari ntabwo naba ndyibuka. Ubu n'utuntu wagiye ukora. Twafashe umunsi wa cleaning day. Tura cleaninga kabisa. Tubwirana ibintu byose turanababarirana. Nawe muntu uzi ko twaba twarakoranye ikintu cyari cyose twaravugana ikintu cyari cyose. Keretse uzi icyo atazi. Keretse numva atari ngombwa ko akimenya. Numva nta kintu kiri. Ariko atavuga ngo washatse kubimuhisha. Atavuga ngo nabimuhisha. Hari nk'undi ukizi. Ibyo ntabwo ari ibanga. Ibyo nibyo wenda numva wenda twajyanye nko mu mujyi se wenda duhura n'umuntu urabizi wowe nawe abimenye ntacyo byaba bitwaye. Ibyo ntabwo ari ibanga. Ubwo ibanga amabanga yanjye yose kipinga wenyine nta wundi muntu ugomba kukimenya ndetse ukanakirinda ko hari n'umuntu wacyumva. Ubwo icyo kintu kiba ari ikosa rero. Ku buryo ari ikintu cyiza. Gishobora kuba cyiza cyangwa kikaba kibi. Ni ikosa. Gishobora kuba cyiza cyangwa kikaba kibi. Ariko kuba atari wowe warikoze. Ari mugenzi wawe wenda ubikibanga cyangwa ushobora kuba warakoze rega bavuga ngo n'ibikuta bigira amatwi. Nasa biragira. Mwati nkavuga igifaransa shaka. Ibikuta ntago bigira amatwi Vane nawe utangiye kudutuburira. Igifaransa. Baravuga ngo mu gifaransa bacu umugani ngo le mur en des oreilles. Arakivuze. Ndakivuze igifaransa. Niyo ngo n'ibikuta bigira n'amatwi.
uziko umuntu umwitiranya ariko twavuze igifaransa gusa tugore ikiganiro muri France. On va parler le français. OK. Tu connais ça? Je connais le français. Non, tu peux parler le français aussi. Et toi, non? je peux être le madame de français, maîtresse de français. Moi, je suis le français parce que j'ai étudié le français au Burundi, c'est ça? Oh, c'est vrai. C'est vrai, OK. Ça veut dire qu'on va... J'aime comme ça quand tu es très parlé de français parce que tu es le romantique. Toi? Moi? Non, toi. Moi, je suis romantique. Ah non, parlez français. Non, parlez, oui. C'est fini. On va continuer. On va continuer. Qu'est-ce qu'on va parler? On va faire va continuer les conversations en français. Pourquoi? Pourquoi pas? Tu sais que tu es le meilleur en français. Oui. Je peux pas connaître ça. Oh! You should know that. Moi, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça, je peux essayer. Vraiment, tu es... Je suis pas la surprise pour moi. Non, je suis pas la... Je suis parlée. Oui? Je suis parlée. Je suis pas la... Non, je suis pas le meilleur. Tu es? En fait, je peux essayer. Je peux essayer. Oui. Et moi aussi, je peux essayer. Je ne suis pas le meilleur, mais je sais parler le français. Tu parles le français à la maison? À la maison, je parle le français avec les enfants, avec mes enfants. Et alors, j'ai étudié encore en francophone au Burundi. Oh, c'est ça? C'est pas ce que ça. Man, je peux vous niquer. ariko nari nyivuze uziko maze iminota 3 ndi kuvuga igifaransa harya obe utubwiye ngo iki ubu ngubu ubwonko bwatakaye ntabwo byashoboka. Je vais parler le français avec Obe. Comme c'est ni français. Viens ici. Petit. Toi petit, viens ici. Viens ici, on va parler le français. Viens. Moi, je suis envie de parler le français. Oui. Je suis envie. Oui, moi, je connais le français. Non? Je connais, non? Tu connais vraiment? Oui, je connais le français. Alors, on va continuer de parler quoi? Pour parler quoi? Et pour parler pour les secrets. Les secrets. Wow, secret. tu as la. J'ai un secret. En fait, tu as un secret. Mon mari. Ton mari. Il ne peut pas. Connaît ça. Oui. Oui. Ah, beaucoup de secrets. Non. Moi et mon mari. Il n'y a pas de secret. Il n'a pas de secret. Imagine. In my house. à ma maison. Oui, à ta maison. À ma maison, il n'y a pas les il n'y a pas de secret. Oui. Il n'y a pas. Ou bien de cycle. Non, secret, c'est sukari. Oh, wow. Je sais les secrets. Squamana torashe. Njari no kunkanga. Ikibazo ndikumva ndi kuba serious cyane. No, hari ukuntu bavuga français, no kwimuna ari kuvuga français. Anyine hari ukuntu noneho wabaye romantique mu buryo bwa kigabo. Kandi imbere nabonaga ari ukuntu biri kuza. Oh, okay. Nukandi kwikomeza. Ari ikintu nshaka kubwira mu gifaransa. Et moi aussi, j'ai étudié à l'école, oui. À l'école francophonie, à Pakop. Tu sais, à Pakop? Oui, je sais. En primaire. Primaire? Oui, primaire, j'ai étudié. Et tu as commencé à la Pakop première? Première jusqu'à... Toute primaire. 5e? Et oui. 6e? Non. C'est première 6e. jusqu'à... Non.
quatrième. Quatrième. Non, bon, natangiye. J'ai commencé. Non, natangiye. Ntago nakomeje. Niba natangiriye muri maternelle yanjye nayo. J'ai commencé à étudier la maternelle à la PACOP jusqu'à quatrième. Wow. Après, à quatrième, j'ai commencé à... Après, à quatrième, tu as continué? Ok. Après, à en quatrième... Tu as continué de... Tu as changé, mais... J'étais changé à l'anglophone. Ok, c'est ça. Tu vois? À King David Academy. Tu sais le français plus que Aubin. Oui. Ah, non. He should know that. Oh, yeah. Il a étudié à Saint-André. C'est Saint-Charles. Saint-Charles. École francophone. Saint-Charles, c'est anglophone? Non, c'est francophone. Oui, Aubin. Tuzadukora ikiganiro muri France. Ndabona bitazoroha. Madame naza kumbona mu gifaransa navuze. Arabona ko vraiment je ntago Minerval yapfuye ubusa quand même. Vraiment. C'est super. Wa mugani wa namata ngo super. Super. Nakavuga neza. Abashaka kuvuga super. 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 Anyways, ikintu kijyanye na secret umuntu ashobora kugira. Umva ntago noneho bizoro. Parfait. Ntago bizoro. Perfect. Secret. Njye nta secret numva ngira. Ntayo. Actually, bon. Secret numva n'abafite. Wenda. Uzi ko umuntu udafite secret hari ikintu abata hari ahantu donc nta terambere burageraho. Yeah. Normal kugira. Oya, nukuvuga ngo ibanga nshobora kugira. Nibyo nari mvuze ngo wenda ngo oya mugabo wanjye ntagaze ibintu byose. Ubwo ufite ibanga. Ntagaze ibintu byose mfite ibanga. Nibutse ko nshobora kuba mfite ibanga. Hari nk'ikintu n'umwe ari wenyine, ari wowe wenyine. Iryo mugabo wanjye atazi hari undi muntu ushobora kuba. Iryo si ibanga. Kandi nanone tuvuge n'urugero ibanga kuri ryanjye umugabo wanjye menshi arayazi. Iryo ntago ari ibanga. Ariko amabanga y'abandi bambwira ntago umugabo wanjye aba yazi. Iryo si ibanga. Nyamara ni ibanga. Ntago ari ibanga. Kandi numbitse ibanga sibyo? Ntago njye mbika ibanga. Mbika iryanjye. Ntago nabikarabira ngo bizashoboke. Muri njajwa. Injajwa ntago ari umuntu utabika ibanga. Muri njajwa. Injajwa ntago ari umuntu utabika ibanga. Ntago nakubitse ibanga ngo uribike. Uyata. Wowe niwe wabaye injajwa mbere. Nasi ryanjye mbaye injajwa gute. Waje kunjajwaho. Oya, keretse nje nguvuga undi muntu. Ashwi. Keretse obambikije ibanga naza kuri kubwira. Waje kunjajwaho umbwira utugambo niko bita binitwa. Umbwira utugambo. Twanjye. Nose njye nimba mfite ikibazo. Ibanga ni ry'umuntu. Niba mfite ikibazo. Nkaba numva nashaka ko hari undi muntu ukimenya ko mbaye Darlene nshaka kukimubwira akakibika. Urambitse si ibintu wananiwe kwibikira. Ndabika kubera iki? Ninde uzabishobora? Nanjye mfite ibyanjye. Nawe nabibwira undi cyangwa bimbwira. Bitwaye iki? Niba hamwe ntago ari ibanga. Kandi ntukikoreza imitwaro abandi udashoboye kwikorera. N'abantu binjajwa gute. Ahubwo nsanze ari wowe wijajwa cyane. Umuntu utagira ibanga. Nubaho niba nashaka kubitsa ibanga ngo uribike uri injajwa. Oya ni wowe ujajwa cyane kuko nta banga ugira. Kandi Vanessa na ninjajwa njye nicyo mbashije kumva. Umuntu utagira ibanga asaba ari injajwa. Umuntu ntashobora kugira. Umuntu ntashobora kugira ibanga rizwi n'umuntu urenze umwe. Ntawe ubitse undi ibanga reka tubivuge gutyo. Anyways, ngewe ndaribitse amabanga rwose. Ubwo urinjajwa. Hari abantu benshi babitse amabanga yanjye ariko izi njajwa ziraha zongera kuzibitsa amabanga yanjye. Warabivuze. Urinjajwa imwe yo kurundi. Ubu byose nakubwiye warabivuze. Hari ibanga wambwiye.
nta banga ubwo wigeze nibyo umbwira nakubwira kuko iryo ntabwo ryaba ari ibanga cyakoze ubujajwa wambwiye nyine narabwumvise warabuvuze none se ubujajwa burajwaragira nyine warajwaragiye sinakubwira akoze kuvuga we ubu byose nabwiye warabivuze ubujajwa burajwaragira nituba mu kiganiro urambo ibi byose nabwiye warabivuze njye nakubwira ibanga ni iry'umwe ahubwo ibi bintu wabibajije ute ubwo ahubwo cyangwa se bashaka kuneka yuko ibyo bintu wambwiye nawe narabikipinze ndashaka kubaza warabikipinze cyangwa warabivuze none se ubujajwa burabikora ubujajwa burajwaragira injajwa ziraha ariko ubwo wowe injajwa number 1 njye ntago namujajwe kuko sinigeze muvuga ibintu ngo mvuga undi muntu ubwo uri injajwa number 1 njye namubwiye ibintu byanjye wowe ko wananiwe kubyibikira uraza kunshiraho imiruho yawe nanjye yanjye itanyoroye none se ubinjajwa hagati aho nini ni wowe wagiye gutambaza waje kunjajwaho uri promoter se waje kunjajwaho nyine uri promoter wagiye kumpromoti mwabantu njyewe ngira ibanga uzambitse ibanga ryawe nzaribika ariko maze kubona ko uyu muntu uri hano na abantu babiri bari hano muri injajwa oya ahubwo injajwa ni wowe Vani anyways kubika ibanga ry'umuntu ntabwo bisaba ko ari wowe wenyine uba ubizi mushobora kuba murizi muri babiri iryo ntabwo ari ibanga ni ukuri ni ubujajwa reka tubivuge neza ni ubusutwa muba mugiye gusutwa muri babiri noneho reka nkubaze mu gihe se njye nawe twarikoranye mu gihe njye nawe twabikoranye iryo ntabwo ari ibanga ni ibanga yashwe ntabwo ari ibanga ibintu byose ukoranye n'umugabo wawe urabivuga ndabivuga none se ibanga rivuze yuko ibintu byose uzi ugomba kubivuga niko kugira ibanga oya ibanga ni ukutavuga icyo ubona udashaka ko hari undi muntu ukimenya ariko hari n'icyo utavuga abantu bakureba bakakibona utarinze kuvuga ntabwo ntabwo ari ukwibaraguza nakubwiye ngo mwavuze ngo ibanga rimenywa n'umuntu umwe gusa sibyo kandi ndi kukubaza wowe ibintu byose wowe uziranye n'umugabo wawe urabivuga ntabwo biba bikiri ibanga nziranye n'umugabo wanjye nyine niwe tubiziranye ariko si ibanga ntabwo ari ibanga ikintu njye nawe tuziranye ntabwo aba ari ibanga nuvuga ngo ibintu byose ubwo ni ikintu njye nawe nyine tuziranyeho se tu nta kindi nuvuga ngo we nta banga ugira n'umugabo wawe oya kandi ibanga ari iry'umuntu umwe ubu byose wabimbwira kandi ibanga ari iry'umuntu ndaje muzimuzi bimbwira bivuge niba ntacyo bitwa wavuze ngo wabitambaza ukabivuga ngaho bivuge ibiki se mvuga ibintu byose nyine ni ibiki mvuga bihe bimbwira ibihe ushaka ko mvuga bihari mba nabivuze ubwo utekereje iki reka nicecekere reka nicecekere nihorere ariko nzabamenyesha amabanga wumijwe n'iki niba nta banga ririmo wumijwe n'iki numijwe n'ukuntu utagira ibanga oya njye ngira ibanga ntabwo ryari ngira ibanga ni ukuvuga ngo Darlene niba twajyanye mu mujyi tukaba wenda twariye ibiryo byinshi nta wundi muntu ndi buze ngo mbibwire ko nta wundi muntu bireba ni ibanga ryanjye na Darlene ibyo wabikora cyangwa ukabyihorera ntacyo twariye imbwa twabivuga nose ubu Darlene aba ari umusilamu tukaba twagiye tukarya akabenzi si ibanga kuko nshatse hari n'igihe bishobora ngiye kwisanga nanabivuze kandi wari ibanga kuri wowe none se reka nkubaze tuvuge uri umusilamu tugiye ahantu turiye akabenzi ntabwo byaba ari ibanga hagati yanjye ntabwo ari ibanga yego watubonye ariko iryo banga urumva ko natwe turarizi twabikoze no ntabwo ari ibanga none twe twabikoze se ntabwo ikintu utazi wenyine ntabwo aba ari ibanga ikikwemeza ko atari ibanga ni ko icyo kintu ntabwo kiba kiri na safe anytime cyavugwa cyangwa ntikivugwe ibyo nababwiye ngo n'ibikuta bigira amatwi wagiye ahantu reka turebe no kuvuga ngo twajyanye kurya akabenzi uri umuyisilamu wagiye ahantu urya akabenzi njyenyine ariko wenyine iryo ni ibanga cyangwa si ibanga
indige nyine ryaba ari ibanga mu gihe numva ntashaka ko nese uri wenyine gute kandi ufite umuntu waguserivira ku kabenzi ariko ntabwo anzi ntabwo ariko urumva ko murizi muri babiri oya ntabwo anzi ntabyo ikintu twavuganye nta kintu twapanganye njye nawe uretse gukora akazi ashinzwe yego ni njye n'umutima wanjye tubizi twenyine nabangugira asanze nabangagira soza ikiganiro asanze nabangagira soza ikiganiro nese ko ari wowe uvuga amagambo menshi nago no nemeye soza ikiganiro mwana tuzi njye ntacyo atazi nta banga nyine ugira ntacyo atazi ni ikibazo gikomeye njye mfite abo tubikanye amabanga ararwaye turangiza ikiganiro ariko mu magambo meza icyo washatse gusobanura reka nkikuvugire ni umusazi umuntu utari normal soza se waretse se tukareka tukabisobanura waretse tukabisobanura soza ikiganiro mwese ndabatanze y'urugo soza ikiganiro icyo nzi cyo warabibonye ko nateruye kukurusha naribi urumva uri tayari reka nibutse abantu batarakora subscribe bakore subscribe ubundi cyakoze njye mbashije kumirwa umuntu utagira ibanga namaze akuva nta banga ugira namaze ngiye niwambwiye ko ibintu byose nakubwiye wabivuze ngo nuko yako ntabashije kubyibikira nta kibazo oya ntabwo ari ukuvuga ngo nese byari ibanga ubwo wari utarasobanukirwa ibanga icyari niba sinarakubwiye ngo ntugire undi muntu bibwira ujya kubivuga ujajwa mu biki nese kandi waranjajweho niye nabigutumye se kandi warajajwe nese uko unyikoreza imitwaro utashoboye kwikorera nese ndi Yesu basi mbimenye soza ikiganiro cyane ndi Yesu soza ikiganiro mwana reka ni ukuvuga ngo ni ibintu byamunaniye aje kumbitsa ibintu adashoboye kwibikira si ukwikunda ni ukwikunda ni ukuvuga ngo waba ashaka kuruhura umutima we akaza kunduhukiraho ngewe ndajya kuruhukira nanjye nshaka ko nduhukiraho sibyo tukomeze turuhuke ntiwaruhutse ntiwishimye nta kibazo reka ibyo nakubwiye ndabizi nta kibazo nese Vanny basi ntuzongere kujajwa umva Vanny dusoze ikiganiro se tugisoze nyine nese turagisoza gutya urashaka ko tugisoza gutya ngewe usigaye ntungura aho se Vanessa ko asigaye arakazwa n'ubusa ninda bakubwiye ko narakaye mwana nese kuri kuvuga nk'umuntu urakaye vuga neza ariko kubyo mwumva amantuka mu kiganiro nkabihorera uzi ko usigaye wajyaho n'umugore utwite umugore utwite nugira umushiha wajyaho n'ijya gutwita sinzabikubwire ngo ndatwite cyangwa uratwita umushiha ufite ntabwo ari umuntu wa mugani wawe ryanjye se iyi njajwe igenda ibishanuka ahantu hose ivuga kandi njajwe namba 1 ari uwajajwe mbere niba ntwite njye najajwe bwa kabiri ujajwa bwa mbere okay guys dusoze ikiganiro yego warakaye se biseri ako sindawe ko narakaye nose kuri kureba nk'umuntu warakaye ari kureba nk'umuntu warakaye ndabasigamo nigende ese wabaye iki cyari umuntu ugufitiye umwenda wanze kukwishyura kivuge neza ariko ujye ugisoza mu bwonko bwawe yapanze neza mwana Vanessa uramutinya jya ubivuga neza wowe ntabwo ntinya se ntabwo ntinya oya nose uri igisimba uru rusimba mbimenye uru rusimba nakubajije nanjye gusa urantinya cyangwa ntabwo ntinya ntabwo nkutinya kuko ntabwo uri igisimba ntabwo uri Bobby cyangwa ushaka kuba Bobby ndashaka ko turangiza ikiganiro ushaka ko turangiza ikiganiro wese twakirangije kirangiza ariko ufite ka morale bizu bya ntabwo nzongera kubitanga ese Vanessa wabaye iki cyangwa hari ikintu wanyoye iki birakureba se bifite amaso se wabitije mituni yawe se wabitije mituni
ariko noneho njye vanira njye hasigaye ntungura bitize iyo mituno yawe njye usigaye ntungura seriye ufite umushi udasanzwe namaze cyangwa uratwite byose birakureba none ko byabananiye kubika amabanga ndakubwira ngo bigende gute egoko birakureba egoko ngiye ntabwo nkorana n'injajwa zigenda zivuga bavuga kuvuga iki kandi vane niwe wajajwe mbere nese ntuzongere kujajwa ahubwo sibyo cyakoze ikiganiro cy'uyu munsi gitumye akuramo isomo iri ni isomo ry'umunsi n'abandi bantu bameze nka Vanessa nabo bigane nawe jya uceceka none washizeho ingofero ntabwo tumureba reka dusoze ikiganiro ndabona Vanessa yagize jinyore hano guys ndabashimiye cyane rero ko mukomeje kuduha urukundo subscribe ntimwibagirwe comment and share like hafi aho turabakunda cyane nk'ibisanzwe basi bakabizo njye n'amabizo ntabwo mbikunda okay basezere basi abantu bawe basi basezere nuko basezeye abantu bawe cha abantu bawe n'ukuntu urukundo bahora bakugaragariza basekere basezere neza guys ibintu ndabona uri serious wabakati basezeye ariko bishimye bye anyway see you guys ntabwo nigeze mbivuga ndayisoma nyine nakose umutima wanjye winangiye ute nayo ntanze wabahaye akabiju see you guys mwakoze kureba ikiganiro cyose kikarangira ndabibutsa gukora subscribe ese nagukira igitwigira murashaka kumva mu kiganiro mwana wanditse shadari wanditse nukuri urakayuba mubi nta kibazo ujye useka naribi mwana ndabizi abasi basekere tugende wasetse guys ciao ciao turabakunda cyane bizu nayo nanga obe yakaninga ugatange nayo nanga kandi anangira umutima anangira umutima nayo mbaha abantu bawe wakatinze mwana twasoje ubu n'ubujajwa gusa butumye wiheba obe ngo ndiki ndinjajwa shange ni obe wabivuze cyakoze ntabwo ari jewe dusoze niwe uvuze ko utari normal twasoje isezera ariko abantu neza basi bahakabizo reka nkabamutangire ciao ciao turi kumwe akobe noneho ubanza ariwe tuba turi kuga ntabwo ari abantu buri kugasabira ni abantu gusa ugasabira cyangwa ni wowe ukisabira nasikiye darera agiye kwitangutira muri kamera cyane sha nawe byawe ntabwo ari shyashya turaza kubisubiramo neza akoze noneho mana yanjye Vanessa guys umva